ramba kandi ugire amahoro. Nanone wowe ukurikiranye Lioness 250 Lioness Desa 50 cyangwa se Lioness 25, ndongeye ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye wo kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukosora n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Mbanje kugushimira rero wowe wakoze subscribe, ndagushimye cyane wowe ugenda ugira uruhare urwo ari rwo rwose mu kwibukiranya kwacu. Uyu munsi rero tuje kwibukiranya ku bintu by'ingenzi cyane umuntu akwiriye gutunga mu buzima bwe bwa buri munsi mu rugo. Ahangaha nk'uko mubibona hari ibikoresho bitandukanye batubwira ko ari ingenzi kuba ubifite mu rugo igihe cyose. Aha turahabona ikaye cyangwa se urupapuro urwo ari rwo rwose ndetse n'ikaramu. Ibi ngibi biragufasha cyane. Biba bibabaje iyo ugeze mu rugo rw'umuntu ukagira nk'ikintu ushaka kwandika, wamutira nk'ikaramu cyangwa se wamusaba nk'agapapuro ko kwandikaho ugasanga arakabuze, akajya gutira mu baturanyi, akajya gushaka hehe, kandi byagakwiriye kuba ari byiza ko abifite mu rugo. Ni ibintu bidasaza, ni ibintu bidapfa gushira vuba. Ibi rero ni ingenzi ko wakabigize mu rugo. Ikindi ahangaha dufite kandi dufite urudodo ndetse rurimo n'urushinge. Urudodo mu rugo rurafasha cyane, nka cya gihe umwenda wawe wagize ikibazo wasonotse ushobora kuwisanira kandi udakeneye kujya ku mutayeri. Izi ndodo rero uko ari ebyiri, aya mabara ni amabara ari rusange cyane ashobora gukoreshwa ahantu henshi. Niyo mpamvu twahisemo aya mabara abiri, umukara n'umweru, kubera ko ashobora kugufasha cyane, usanga yakora ku yandi mabara agiye atandukanye. Aha dufite kandi urwembe cyangwa se n'akaka ushobora guca ikintu icyo ari cyo cyose, gukata ikintu icyo ari cyo cyose. Ibi ngibi nabyo ni ingenzi, biba bikenewe mu buzima kugira ngo mu gihe hagize nk'akantu kakwica nko kurwara ukabona ikintu wakatisha, mu gihe ushaka gukata akantu kandi gatandukanye koroshye ukaba wabona icyo kugakatisha. Dufite kandi n'umukasi. Umukasi nawo ni ingenzi kuko urafasha, ushobora kugufasha mu gukata ikintu cyakunaniye kugukata, gukata umwenda wacitse, gukata mbese ikintu icyo ari cyo cyose. Murabizi ko umukasi nawo ari ingenzi. Buriya kuba udafite umukasi mu rugo iwawe biba ari ikosa rikomeye, kandi ni ikintu kiba cyoroshye kugifata. Hari imikasi igiye itandukanye, hari uba ari munini, uba ari mutoya, ushobora kuwutunga kandi ntugire ikibazo cyo kugira icyo wakata. Hari igihe usanga nk'umuntu ari gukatisha ikintu amenyo, ntabwo aba ari byiza gukatisha ikintu amenyo. Wagakwiriye kuba ufite urwembe, ufite umukasi, byagufasha cyane. Ikindi dufite ni ikibiriti. Biragoye kuba umuntu yajya gutira ikibiriti kigura, ndumva kitarengeje amafaranga 50, ariko ugasanga nta kibiriti utunze iwawe. Umuriro uragiye, ubuze ukuntu ucana ngo ukongeze urebe ahantu. Yego tuba dufite telefone, ariko si ubwo nk'umuriro ugiye, telefone nayo idafite umuriro, kuba ufite akabiriti urumva bitagufasha. Kugira ikibiriti ni ikintu cy'ingenzi mu rugo wagakwiriye kuba utunze. Turakomeje ku bikoresho by'ingenzi ukwiriye gutunga mu rugo iwawe nk'umuntu w'umusirimu. Ahangaha dufite umutekinisiye ugiye kudufasha kugira ngo atwereke ibi bikoresho byo ni ukubera iki ari ngombwa kuba umuntu abifite mu rugo. Agiye kudufasha cyane. Ahereye ku cya mbere, yifuje ko atagaragara isura ye. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu yagaragaza isura ye atabiguhereye uburenganzira. Aradufasha gusa kugira ngo atwereke icyo ibi bikoresho byatumarira mu rugo n'impamvu dukwiriye kuba tubifite mu rugo. Agiye guhera ku gikoresho cya mbere, namuha ijambo akatubwira uko bikora ndetse n'impamvu dukwiriye kuba tubifite mu rugo. Murakoze. Hano dufite ibikoresho, harimo tesiteri, turunevise, ipense, isipana 13, inyundo na siyameto. Yes, ibikoresho bigera muri 6 kandi by'ingenzi. Yatubwiye ko ari ingenzi cyane, niyo mpamvu agiye kugenda atubwira se nk'iyo wahereyeho tesiteri buriya imaze iki, impamvu umuntu yayitunga mu rugo ni ukubera iki. Ibi bikoresho rero dufite ahangaha ni ibikoresho by'ingenzi umuntu ashobora kwifashisha
mu buzima busanzwe harimo tesiteri. Tesiteri akamaro kayo ushobora kuba ari nko gucaginga telefone Mhm. ukabona ntabwo iri kwinjiza, Yego. ukagira ngo ni ikibazo cya sharijeri yawe. Mm. Iyo ufite tesiteri, ufata tesiteri ugafata hano hejuru ukagenda ugacomeka muri purize. Mhm. Iyo ubonye kano gatara karimo hano kaka, Mm. kiba ari ikibazo cya sharijeri uko umuriro uba uhagera. Okay. Ariko iyo kataka kiba ari ikibazo cya purize. Niyo mpamvu rero mu rugo iwawe ugomba gutunga tesiteri. None se ko abantu bajya bagira impungenge z'umuriro cyane, iyo tesiteri uyifashe ntabwo umuriro ushobora kugufata, ni umuntu wese ashobora kuyikoresha? Niyo mpamvu nyine bayita tesitewaya. Mm. Isuzuma insinga. Umuzungu uburyo yayikoze ku buryo ki iyo ufashe hano, ufashe kuri parasitike, ufashe hano uba uhuje hano na hano, Mm. ntago umuriro ushobora kugufata. Okay. Murakoze cyane, ndumva ari igikoresho cyiza umuntu yakwifashisha. Hari igihe usanga ugiye nko gucana itara ukabona biranze, ugahamagara umutekinisiye kandi wa mugani utazi n'ikibazo aho cyabereye, ubwo ufite tesiteri byahita bikwereka aho ikibazo kiri. Kuriya ucana itara cyangwa se ukeka ko itara ryawe ryashiriye, Mm. ufite tesiteri buriya nko mu cyo bita soki, Mm. ushobora gukozamo tesiteri, harimo utuntu tubiri, ushobora gukoza kuri kamwe Mhm. ugakoza no ku kandi. Iyo ubonye umuriro ugeramo kano gatara karaka, Mm. uhita umenya ko ari itara ryashiriye. Yego. Niyo mpamvu bakita tesitewaya cyangwa se tesiteri. Okay, murakoze cyane. Urumva ko atubwiye ko tesiteri ari ikintu gishobora kwifashishwa cyane ku ibura ry'umuriro, kugira ngo umenye uti ikibazo kibaye hehe. Umuriro ujya ubura ari nijoro, cyangwa ukajya gucomeka telefone yawe ugasanga biranze kubera ko utazi ngo byagenze gute, ariko ufite tesiteri byagufasha cyane kugira ngo umenye niba ari ikibazo cya sharijeri, niba ari ikibazo cya telefone, cyangwa se niba ari ikibazo cy'umuriro. Urakoze cyane. Twakomeza no kuri icyo gikoresho gikurikiyeho, cyo cyitwa gute? Mwatubwiye ko cyitwa gute harya? Iki gikoresho gikurikiyeho rero bacyita turunevisi. Turunevisi. Okay. Turunevisi kwanza ubwo urabyumva nyine, hari icyo bita vise, hari na turunevisi. Urumva mbese ni ikintu gifungura nk'ivise. For example nk'iyi, urabona ko iyi ngiyi ni vise ya pura, urayibona? Ubwo ifungurwa na hano. Yego. Ubwo dushyiramo gutya ugafungura, urabibona? Yego. Ukaba wakuramo ivise iri mu bwoko bw'iyi. Okay. Ariko tukagira ubundi bwoko bw'ivise, tukagira vise sipesiyare. Ubwo iba ari iyi ngiyi. Yego. Iba imeze nk'iyi. Ubwo nayo ifungurwa gutya. Ubwo ushobora kugira nk'ikibazo cya serire mu rugo iwawe, serire yanze nko gufunguka cyangwa se yanze nko gukata puwanyi. Iyo ufite turunevise ushobora gufungura ya serire ukareba ikibazo ifite. Okay. Turunevisi ni ukuvuga ko nayo ni igikoresho cyakenerwa cyane mu rugo, cyagutabara mu gihe ugize ikibazo cyihutirwa, udashatse umutekinisiye nawe ukaba wagira icyo wikemurira ako kanya. Mbese gifungura aya mavise uko ari abiri. Amavise uko ari abiri. Ikintu cyose kirimo ivise, iyo turunevise yakigufasha. Ikintu cyose kirimo ivise, iyi turunevise ni igifungura. Yes. Ubwo ishobora kuboneka ku isoko ku buryo bworoshye, ko mbona ifite akamaro kenshi. Iraboneka, ntabwo ihenda. Okay. Ntabwo ihenda, ushobora guhera nko kuri 2 uzamura. Urumva ni ikintu ugomba gutunga iwawe mu rugo kandi cyagufasha. Yego, urakoze cyane. Dukomeje no kugira icyo gikoresho kindi, ndabona nacyo ari igikoresho cyiza. Mwatubwira nacyo ukuntu cyadufasha mu buzima busanzwe, impamvu umuntu akwiriye kugitunga mu rugo iwe. Iki gikoresho rero bacyita ipensi. Ipensi. Okay. Ipensi ikora ubuzi butatu. Ni igikoresho kirimo ubuzi butatu. Ubuzima busanzwe bacyita ipensi. Iyo ufashe gutya ushobora gufata nk'aka kaburo
ukagafungura, yego urabona ko yagafungura. yego Ushobora gufatisha, ushaka nko gufungura ikindi kintu ukagifatishamo hano gutya, aha ushaka nko kugifata. yego Ushobora gukata, ukata nk'urusinga ushyizemo nka hano, urusinga narwo irarukata. narwo ubwo ni irarukata, ukuvuga ko yafungura, yafata, ikanakata. Good. niko kamaro k'ipensi. Okay. Uvuga ngo ipensi ishobora kugufasha gufungura ikanafunga, cyangwa se ikagufasha ikintu ushaka gufungura, ariko ikanakata nyine, ikaba yagukatira nk'urusinga igihe uri gukora nk'umuriro, igihe uri gukora ibindi bintu nyine, ibintu by'amakabure nabyo yabigufasha, yabikata. Iki ngiki nicyo gikora, bacyita ipensi. Okay, murakoze cyane. Nari nyise turunevisi, ngiye ntago ndi umutekinisiye, ntago mbimenyereye, ariko nanjye ndifuza kujya ntunga ibikoresho nk'ibi ngibi. Dukomeje ku gikoresho cya kane, icyo kimaze iki? Ndabona nacyo wakituzaniye nk'igikoresho cy'ingenzi umuntu akwiriye gutunga mu rugo. Ese cyo kimaze iki? Cyitwa gute? Iki gikoresho cya kane rero nacyo mu rugo kiba gikenewe. Iyi bayita isupana. Isupana ishobora kugufasha nk'igihe uri kwimuka, kwa kundi dukeneye abantu badufungurira ibitanda, cyangwa se badufungurira ibintu bijyanye n'ibitanda by'amafirigo, ushobora kwifashisha wowe ukabyifungurira udakeneye undi mutekinisiye. Iyo ifite iwawe mu rugo urumva biba bigufashije. Nta muntu utaryama, ubwo nayo ni ingenzi. Umuntu wese akwiriye gutunga iyo supana kugira ngo atazajya kwirirwa ari kuyitira cyangwa yayibuze, cyangwa se ngo ajye kuyigura ku munota wa nyuma usange bimutesheje umutwe. Isupana nayo ni ingenzi cyane. Dukomeje, iyo ngiyo ndayizi, ni inyundo tu. Ni inyundo. Yo inyundo imaze iki buriya? Yafasha iki abantu mu rugo mu buzima busanzwe? Inyundo yo simuyizi da. Inyundo abantu benshi barayizi, ntawe utazi inyundo pe. Byanze bikunze wakuze unayibona. Cyane, nakuze nkibona. Inyundo ishobora kugufasha nko gutera nk'umusumari uri kumanika amarido, uri gukora nk'ibindi bintu nyine bisaba gukubita. Yego. Ariko ikagira n'undi mumaro wo kuba yakuramo nk'umusumari. Nayo ifite imimaro ibiri. Okay. Inyundo rero nayo urumva ni ngombwa kuba uyifite mu rugo. Ushobora kugira nk'ikintu wakora gisaba gukubita ukayikoresha. Ndabyibutse ko inyundo ni nziza. Hari igihe twigeze kuba turi mu rugo dusanga ingufuri yo ku marembo yibanye, yanga gufunguka neza. Bazana inyundo barayikubita, ingufuri irafunguka, ntitwahera hanze. Urumva ko inyundo nayo ni nziza, ishobora kugufasha mu gihe cyo kwitabara byihutirwa. Inyundo nayo ni nziza. Twakomeje ku gikoresho kindi cya nyuma, cyo cyitwa gute? Cyafasha iki umuntu? Iki gikoresho rero cya nyuma, iki ngiki nacyo ni ingenzi. Iki bacyita siyameto. Okay. Ukuvuga ngo ni urukezo ariko rw'ibyuma. Ntabwo rwakata se ibitari ibyuma, wenda nk'urubaho? Rwabikata. Okay. Ariko urumva ruru yako ntago ari urubaho. Yego. Iyi ngiyi ushobora kuyifashisha nk'igihe ingufuri yawe yapfuye. Yego. Ukayifashisha nk'igihe sirenderi zawe zapfuye. Yego. Ushaka kuyikata ngo ushyiremo indi. Iyi ngiyi nayo yagufasha. Okay. Ubwo urumva ikintu mbese cy'icyuma ubona nyine cyapfuye, kandi ushaka kugicamo nka kabiri kugira ngo hajyemo ikindi. Iki ngiki cyo rwose kiragufasha neza cyane. Siyameto ni ingenzi cyane kugira ngo. Siyameto ni ingenzi cyane. Okay. Urakoze cyane kuri uyu mwanya uduhaye. Wari uri mu kazi, tugusanze mu kazi, ariko biradushimishije kuba ugize ikintu utwunganiraho. Iyi cano yacu icyo ishinzwe, icyo ifasha abantu ni ukwibukiranya ibintu byagakwiriye gukorwa, nk'ibi umuntu yagakwiriye gutunga mu rugo, nk'ibi ngibi bikwiriye gufasha umuntu atiriwe ajya kwifashisha abandi mu gihe byihutirwa.
mu gihe hagize ikibazo cyihutirwa, aka gakoresho kakaba kamutabara mu buryo bwihuse kubera ko agafite mu rugo. Wakoze cyane ku mwanya wawe waduhaye, turagushimiye rwose. Ujye ukomeza ufashe n'abandi mu butekinisiye bwawe. N'ubu ni ubumenyi uba utwunguye mu bijyanye na tekinike z'ubuzima bwacu bwa buri munsi busanzwe, kandi turizera ko n'ubutaha nitugukenera wenda kugira ngo udusobanurire uzaduhe umwanya wawe. Ndabashimiye, namwe murakoze kuba mwadutumiye. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.